umva ndishimye nshimira n'abantu rwose banyambitse nk'abanyeye uracaye imeze neza nayo nambaye nabi ariko ubu banyambitse neza nshimira abareba ko bagira urukundo uru n'umweru ni ibyacu umuntu uvuga ngo nafanye nabi yaribeshye abareba baranyambitse ndakeye noneho murabona ko nkeye n'ubushwa magana na butanu nayo n'umunsi mukuru banyambitse neza utangiye umwaka wambaye akajezi kameze neza muri Rayon Sport nanjye nsa neza nk'abandi atareka nkubwire uyu muvandimwe ngewe n'ubwa gatatu ngiye tuvuganye n'ubwa gatatu yewe yarangewe namubonye ninjye muntu wa mbere naje kumuvugije muga ati uyu muntu uranshebeje ariko Hakimu ni iniga yanjye tubiganireho nawe abwira ati uyu mujama akeneye akajezi avuga ati ibi bintu tugomba kubikora nk'abantu b'abagabo hari umugabo ubikoze ukamezana igihumbi urumva nanjye mitavuga ati ewana ndoye umukobwa niwe ubivuze niyo muntu yazamuye ubwa mbere nanjye mitavuga ati ndare ngaya abandi batazamutse twese tuyazamuye uyu mukoboyi uyu nguyu Bakame izina ry'Imana yo mu ijuru kwa urukundo rwa Rayon Sport ni ikigaragaza yuko ari impinduka tuzanye mu mwaka wa 2026 izi ni impinduka ze cyane kuvuga ngo Rayon Sport ibintu zanye ni impinduka reka nkubwize ukuri APR itwitege twebwe tuzanye udushya twinshi muzanye twinshi nakubwiye ngo iki nimubyibuka amagambo nakuvuganye nawe ko naje nambaye nabi wari waje wambaye nabi nanjye natekereza ko n'abafana benshi babimwe iyi jezi yagaze ngahe abaperi bazi ibihumbi 10 ubu mwikuye ibihumbi 10 mugurira mugenzi wanyu jezi kugira ngo nawe ageze asa neza umusportif ikintu kimuranga bafite urukundo discipline isuka asa neza ikintu umaze kukigira ubu umufana urukundo discipline n'isuku ibyo biranga umuntu kuri derby message muzabona imyambarire idasanzwe ku mukunzi wa Rayon Sport muri makeya iyi ni intangiriro z'imyiteguro ya derby yatekereje ati se niba ngiye nambaye neza nambaye amabara ya Rayon Sport akaba ari mugenzi wanjye wenda udafite umwambaro wa Rayon Sport aza kuri match yambaye nabi abantu bamubona wenda reka mbivuga yabasebyaga uryo yambaraga Bakame yadusebyaga bati ku kimwe mwambara neza icyara abashyushya rugamba bagenzi bawe kibazo bambaye nabi turano kuri match ya Etincelle naganiriye n'abashyushya rugamba bagenzi banjye ugategura ni gute tutategura igikorwa ngo twambike Bakame tugabona Bakame mu jikona. Yes, bakunzi ba Zifu Sport ndetse na Zifu Media TV mbahaye ikaze ahangaha murabona ni kuri tapi ahangaha ku kibuga munsi ya stade ya Kigali Pele Stadium. Rero tuvuye muri stade ahari hari kubera umukino wahuzaga ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya AS Muhanga. Ni umukino urangiye ari ibitego bibiri bya Rayon Sport ku busa bw'ikipe ya Muhanga. Nyuma y'umukino rero impamvu nigabye muri uyu mugoroba ngakora iyi nkuru, hari inkuru mbonye nziza cyane, mbona ntayirenze ngohi mu by'ukuri nta yisangije abakunzi ba Zifu Sport ndetse n'abakunzi ba Rayon Sport muri rusange. Nkuko rero mubizi ku itariki 10 ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Rayon Sport ziri kwitegura umukino wa Super Coupe, no mukino w'igikombe cyuruta ibindi hano mu Rwanda. No mukino rero uzabera muri stade Amahoro. Abarayo rero mu kwitegura uwo munsi wo kuzahura n'ikipe ya APR FC ari nako bakubita gatoki ku kandi bavuga ati turihimura kuri APR FC yadutsinze ibitego bitatu muri match yaduhuje, match yare muri championnat ubwo ikipe ya APR FC yatsindaga ikipe ya Rayon Sport ibitego bitatu ku busa. Imyiteguro idasanzwe bakoze igikorwa cy'urukundo cyo kuremera umufana mugenzi wabo wajyaga uza muri stade atambaye nyine imyambaro ubona ko mu by'ukuri igaragara neza. Nkuko rero mu byumva babyivugira mu majwi yabo atandukanye, umva uko bateguye iki gikorwa. Hakimu, ndakubona rero nyuma yo kuyobora igikorwa mukaryemera mugenzi wanyu jeze kugira ngo ageze muri stade nawe ameze neza, yambaye neza nk'umuntu w'umureyo. Byaje gute kugira ngo iki gikorwa urabona abariyo turabasirimu mwese murabizi, nako tuba dushaka gusa nabi nk'ababandi. Umuvandimwe wacu yagageza kuri akunda Rayon Sport cyane, nta muntu utabizi, bamwita Bakame, tukara uburyo yambaye akavuga ati uyu muntu akeneye kwambara agasa neza nkatwe. None nyine negereye bagenzi banjye babasha kunyumva, abatanyumvishije ariko ndashimira babashije kunyumva. Ibi mpamvu twabikoze nshaka kwitegura derby. Nshaka kwitegura derby. Amazi yashushe, iyi ni imyiteguro. Amazi yashushe we yaguvura igikona we, amazi arashushe we
bazarashyushya we bazarashyushya we amukura igikona we bazarashyushya reka dukomeze mureke dukomeze ibintu byo gutegura kugurira kwambika Bakame yabiteguye nari ndi kumwe n'umuvandimwe umwe hano n'uyu kwa turi kumwe ariko kubyina hano kubyina hano kuri Sikoro tureba dusanga umuvandimwe wacu yambaye imyenda ariko kubyina kuri Sikoro akwiriye umwenda wa Rayon Sport umeze neza none uyu munsi igikorwa rero mukigezeho uyu nawe ni Hakimu mu by'ukuri wayoboye aba bareyo mu kugira ngo bakore iki gikorwa urumva ko mu by'ukuri nawe uko avuga iki gikorwa cyateguwe nyuma y'uko rero bambitse uyu mureyo mu by'ukuri wajyaguza muri stade atambaye neza bakamuremera bakamwambika jeze twaganiriye na bamwe mu bafana batandukanye ba Rayon Sport bateguye iki gikorwa Kagoma nkawe nk'umuhumuriga mukuru Miss Kagoma uri umuhumuriga mukuru iki gikorwa wowe ucyakiriye gute runo rukundo turahorana kera rwahoze ibi byareyo n'urukundo twabikoreye n'urukundo mwabikoreye nk'abahuriga reka tugaruke ahangaha urumva uwo ni Miss Kagoma nawe arimo aratangaza uyu nawe ni uwo bita Gacuma ni umwe uzwi mu gucuruza imyenda mu by'ukuri nawe reka twumve amagambo yadutangarije nyuma y'iki gikorwa cyo kuremera Bakame bakamuha jezi ya Rayon Sport kugira ngo azaze kuri stade ku mukino wa Super Coupe mu by'ukuri asa neza iki gikorwa cyo kuremera umuvandimwe Bakame kugira ngo ajye ajya muri stade nawe akeye ameze neza cyaje gute Bakame Gacuma iki gikorwa rero nsanze bakirimo ndagishima ikintu mwemereye ikabutura azajya yambara n'amasogisi agomba kuzajya agaragara neza abariyo bari smart bameze neza Gacuma ibi bishatse gutanga ubuye butumwa ibi bishatse kuvuga yuko urukundo ubureyo burya buravukana buravukanwa ubureyo burya n'ingabire ab'Imana yahe baravukana bakazari babusazana ab'imitima yinagiye bayimukiye mu bikona aretse Kagame na Kabarebe abagabo Imana yishimira Gacuma murakoze cyane nyuma yari y'umwiteguro yo kugira ngo mwambike mugenzi wanyu iyi ni imyiteguro yo ku itariki 10 mugiye kwitegura derby mukina n'ikipe ya APR FC kuri Super Coupe ni umukino usanzwe bakubye amatara ejo bakubye amatara batwibukije iby'Urubavu n'ejo barabikoze iriya stade ni ya Kagame nawe uzayikuba ntibazongera kuzimya amatara wacawe ujya kuzimya amatara ya stade twaganiriye na Bakame nawe nyuma yo kwambara jezi atubwira imbamutima atubwira uburyo ki yakiriye iki gikorwa cy'abafana ba Rayon Sport bamukoreye cyo kumwambika jezi mu gihe yajyagaza kuri stade mu by'ukuri yambaye imyenda idasa neza uko yakiriye yatubwiye uko yakiriye iki gikorwa cyo kuba aba Rayon Sport bakusanyije bagakora fundraising bakamwambika jezi ihwanye n'agaciro k'ibihumbi 10 mu by'ukuri igikorwa bakoreye ahangaha kuri stade nyuma yo gutsinda ikipe ya AS Muhanga yadutangarije rero muri aya magambo mazina yanjye nyakuri murabizi ko nitwa Imanishimwe Theogene ariko ku mazina yanjye nitwa Bakame ndi gufana match ya Rayon Sport ndi umureyo narabivuka no mu maraso murabizi njya nihuye njya hose yewe reka mbabwire turamushaka ni wese uzimba nambaye amatwi ndetse mbameze neza ndi gutwika bya danje Bakame nyuma yuko abavandimwe cyangwa se bagenzi bawe bakoze igikorwa cy'urukundo
rukundo cyo kukuremera bakakugurira jezi ya Rayon Sport nyuma yo kugaragara muri stade wambaye ibintu bimeze nkaho bidasobanutse. Iyi myiteguro yo kuzajya mu mahoro wambaye umwenda wa Rayon Sport umeze neza wakiriye gute? umva ndishimye nshimira n'abantu rwose banyambitse nk'abanyeri. Uracyeye imeze neza. Nari nambaye nabi ariko ubu banyambitse neza. Nshimira abareba ko bagira urukundo. Uru n'umweru ni ibyacu. Umuntu uvuga ngo nafanye nabi yaribeshye, abareba baranyambitse. Abareba barakwambitse. Ndakeye noneho murabona ko nkeye n'ubushwamagara nabutaye. Uratanga ubutumwa Bakame kuri Super Coupe ku mukino wo ku itariki 10 ikipe Rayon Sport izakina na APR. Kuri Super Coupe ndeka ntangaze babimenye. Utwitse ubu reka ntangaze ubu ni igihe cyiza cyo kugira ngo tuzatsinde APR itabona ngo ejo ngo yaribye bazimya amatara. Ejo njyewe narabirebaga byaranambabaje ariko reka nkubwire nge nka Bakame muranzi ko nirutwitsi ku munsi wa APR ku itariki 10 Super Coupe njyewe nzaba nisize amarange nzaba nshwanyaguza ndetse n'amatwi yanjye nzaba nashyize iyi jezi uzaba wambaye niki kidasanzwe kuri iriya match mu mifanire yawe niki kidasanzwe kuri iriya match nk'umuntu uzaba wambaye jezi wambitswe n'abavandimwe bawe kuri iyi match ikintu kizaba kidasanzwe nuko nzaba nsa neza banyambitse neza kandi bakaba bantwaye n'umunsi mukuru banyambitse neza utangiye umwaka wambaye akajezi kameze neza muri Rayon Sport nanjye nsa neza ufite smart reka nkubwire sibyo uyu muvandimwe yewe umuvandimwe ngewe n'ubwa gatatu ngiye tuvuganye n'ubwa gatatu yewe yarangewe namubonye ninjye muntu wa mbere nanje kumuvugije mugati umuntu uranshebeje ariko Hakimu ni iniga yanjye tubiganireho nawe abwe ati umujama akeneye akajezi ati ibi bintu tugomba kubikora nk'abantu b'abagabo hari umugabo ubikoze ukamezana igihumbi urumva nanjye mitavuga ati ewana ndo umukobe ni ubivuze ne muntu yazamuye ubwa mbere nanjye mitavuga ati ndare ngaya abandi batazamuye twese tuyazamuye uyu mukoboyi sibyo uyu nguyu Bakame izina ry'Imana mu ijuru kwa urukundo rwa Rayon Sport ikigaragaza yuko ari impinduka tuzanye mu mwaka 2026 izi ni impinduka za cyane kuvuga ngo Rayon Sport ibintu zanye ni impinduka reka nkubwize ukuri APR itwitege twebwe tuzanye udushya twinshi muzanye udushya twinshi no kugira ngo njyewe umukoboyi najyaga mubona uyu mukobwa namubwiye ati njye nabwiye ababosi twari kumwe muri stade hari umukoboyi ndamukunda pe kuri stage byina ameze neza arambwa ati se wowe kora ubuvugizi abone jezi nakubwiye ngo iki nimubyibuka amagambo nakuvuganye nawe ko naje nambaye nabi wari waje wambaye nabi nanjye natekereza n'abafana benshi narugabire nazariza kubya iyi jezi yagaze ngahe abaperi bazi ibihumbi 10 ubu mwikuye ibihumbi 10 mugurira mugenzi wanyu jezi kugira ngo nawe ageze asa neza abaperi bazi ko tubona amajezi bazi ko tubona amajezi tutayaguze njye narabwa ati rero sibyo njyewe ahantu mba mu gipangu bose wanyazi ko ngo amajezi ya Rayon tuyabonera umuntu namubwira ati wowe amajezi ya Rayon Sport turayagura nta kintu cya Rayon Sport cy'umuntu tubona ntacyo arambwa ati wowe ngo amajezi ngo ni ubuntu ngo amarange turabigura umuvandimwe najyaga mubona hano kuri stage abyina nkabikunda naba nazanye na boss yaje kureba match cyangwa ati mwazamuvugiye akabona ijezi namubwira ati munsi nakubwira ati wambaye nabi ndavuga ati ariko uyu munsi ushobora gutana ijezi abivuze pe ntabwo wabonekewe rwose marayika yari yakuvugiyemo na Feza yakubwiye ati ugomba kubona ijezi uyu munsi gusa nyine njyewe ndishimye kuba yambaye neza kuba tuzanye mu mahoro umuvandimwe wacu ameze neza akeye ayo nafite nayo urakoze cyane ndashaka tuganire na Abuba nande Hakimu wagikundiro Hakimu wagikundiro Hakimu iyi message ndashaka iki gikorwa mugire message mugenera abandi bashyushya rugamba cyangwa se abandi bahuriga ba Rayon Sport n'abandi bashaka kuza kuba bakifatikanya namwe mu buryo bwo gushyigikira ikipe ya Rayon Sport cyangwa se n'undi muntu wese uza muri stade bizwi ko abahuriga
ari abantu bambara nabi bagira ariko mu by'ukuri mukoze igikorwa cyiza cy'indashyikirwa cyo kuremera mugenzi wanyu mukavuga ngo reka tumushakire jezi ya Rayon Sport ajyaza yambaye jezi nawe afite smartness muratanga ubuhe butumwa ubutumwa ntanga banze nihereho genda uwo mushyushya rugamba ndi rumuhuriga sinatinya kubivuga nagiye Cyangugu mu minsi mikuru nagiye gusura abantu ni iwanyu ni iwacu mu rugo hari Nyakabuye hariya mu Gaseke nagiyeyo wenda ngiye nkunda kuganira n'abantu benshi cyane nasanze abantu bakunda reyo banampa ubutumwa hari na fan club yitwa Rusizi mu Gisaka fan club kabisa bampaye ubutumwa arambwa ati nzasuhuza umuntu bita Wasiri nubwo Wasiri ntabasha kumubona abanyarusizi baramukunda cyane ariko kuba namugeraho ni ibintu bigoye ariko mbashe kuvugira kuri mbashe kubijya biragoye ubu byaciyemo ubu kuba nkuvuganye nawe ubu wamubonye kabisa abanyarusizi baragukunda baragusuhuje baraguhobeye cyane iyo ni message bampaye message ya Wasiri icyo natangaza ku gikorwa cy'urukundo kintu nashishikariza abashyushya rugamba n'abakunzi ba Rayon Sport muri rusange n'abakunzi ba Rayon Sport na sportif rusange buri mu sportif ikintu kimuranga bafite urukundo discipline isuku asa neza icyo kintu maze kukigira ubu umufana urukundo discipline n'isuku ibyo biranga umuntu yewe nkunda kuza hano kuri match sinzi namukunda kumbona nyankubona cyane ntabwo ndenze ariko ndagerageza nkambara neza ntabwo ndenze ariko ndagerageza nkambara neza utuzanira gushimira kuri derby message muzabona imyambarire idasanzwe ku mukunzi wa Rayon Sport muri makeya iyi ni intangiriro z'imyiteguro ya derby yatekereje ati se niba ngiye nambaye neza nambaye amabara ya Rayon Sport akaba ari mugenzi wanjye wenda udafite umwambaro wa Rayon Sport za kuri match yambaye nabi abantu bamubona wenda reka mbivuga yabasebyaga uryo yambaraga bakame yadusebyaga bati ku kimwe mwambara neza icyari abashyushya rugamba bagenzi bawe ikibazo bambaye nabi twe turano kuri match ya Tenseri naganire n'abashyushya rugamba bagenzi banjye ugategura ni gute tutategura igikorwa ngo twambike bakame ndagenda ndabyicara nabwira mugenzi wanjye Deo akakanya turabiteguye ndavuga ati twambike bakame jezi umuvandimwe ashyizeho amafaranga 2,000 undashyiraho igihumbi umuntu ucuruza ageze atubwira ati nzayibazanira kuri derby mwayujuje ndavuga ati wala ntibishoka gatata yambaye turashyushya nk'uko tubisanzwe jezi ngiye arayambaye y'ibihumbi 10 arayambaye bamwemereye n'ikabutura inkweto n'ikabutura n'amasogisi y'umweru akazageza yambaye neza mwemerera andi masogisi maremare agera hano nambaye nkayo wambaye nambaye nawe mwemerera y'umweru muri makeya kuri derby bakamazaza rundi wundi tugabona bakame mushi tugarutse gato cyane muri tekinike iriya derby murabona ari ibitego bingahe iriya derby natangaza bikaba kuri Musanze natangaje bero ko nabivuze nabitsinda no batsinze apeni ntatsinda ibitego 2 ku busa ndarara muri stade amahoro ndajyana iminyuru ndizirikamo ntabwo bazankuramo ikintu kiroroshye ndizirikamo sinzavamo ibitego 2 ku busa ni ikintu cyoroshye ndabitsinda ahubwo abasekirite bagusora kino mpamvu ni ikintu cyoroshye urambeshe ntabwo ngiye kuzimana yari ikintu cyoroshye kunsoramo bizashoboka ariko bizabagora urabona ukurikije uko ubonye ikipe yawe uyu mukino imaze gukina n'ikipe ya AS Muhanga itsinda ibitego 2 cyizere kingana iki cyizere urabona twaririye umutoza twaramubonye twaririye ubuyobozi bushya twaramubonye muri Rayon Sport mu kintu cyose kirahari amafaranga arahari abakunzi ba Sport babonye ko batangiye kuza hari ubundi kiriya gice cy'abafana cyuzuye ikipe yose ibishyigikiye abakinnyi rero message nahereza abakinnyi kandi bagereho abakinnyi nibibuka ko bari gukinira ikipe ageze mu matsinda bavuga ko bari gukinira izina Rayon Sport bazareba ku iki kirango cy'ikipe amanota turakeneye Rayon Sport bashaka n'imbaraga badafite ariko batsinde turabashyigikiye tubari inyuma umukinnyi bita Jesus ameze neza cyane reka mbashimire murakoze cyane mugira umugoroba mwiza n'imyiteguro myiza ya derby
ngaho soza muvandimwe soza dutaye Mr. Kabindi guturuka igikondo Mubyimana nitaye ku byo nakoze fashe no mupeti mwemere no kwandikaho izina rye mu mugongo mwemere ndarimwandikiraho urarimwandikiraho yes Bakame nibyo ukora se jewe ntago ari byo nkora ngende umukanishi ndatanga amafaranga uratanga amafaranga bandikeho Bakame w'Inyanza avuka ikarembo aturuka ikarembure Bakame w'ikarembure ndabyemeye kabisa urakoze cyane kuri derby amazi yashyushye ndashaka ko twasoza bishyiraho kamuraro arashyushye we yo gupfura igikona we maze arashyushye we yo gupfura igikona we maze murakoze kabasibira murakoze. Reka rero mbashimire mwebwe bakunzi ba Zifu Sport ndetse na Zifu Media TV mudahwema gukurikira ibiganiro byacu bitandukanye bitambuka hano kuri Zifu Sport. Ibiganiro bitambuka hano kuri Zifu Sport nakagaruka. Ciao ciao, mugire umugoroba mwiza cyane.